dusomye kubara 14 murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 9. Ni inkuru abenshi tuzi bagiye basoma Bibiliya barazizi cyane. Izi nkuru ni inkuru zo kujya gutata i Kanani. Yesu nashimwe. Twamaze gusoma, mureke tuganira ijambo ry'Imana. Narababwiye ngo iyo umuntu asoma abandi bari kuvuga, umwigisha ari kuvuga, ibyo usoma ntubyumva n'ibyo bavuga ntubyumva. Imana ishimwe. Niyo mpamvu Paul yavuze ngo buri kintu cyose gikorwe muri gahunda. Ni inkuru z'Abisiraheli batata i Kanani. Ijambo ry'Imana ryaje kuri Mose. Imana iramubwira ngo ubu ni bwo buryo mugiye kwinjira mu gihugu cy'i Kanani. Yesu nashimwe. Aramubwira ngo buri muryango ukuremo umuntu umwe. Imana ishimwe. Uko ari imiryango 12 hagaragaremo abagabo 12. Abo bagabo ubatume mu gihugu cy'i Kanani, ubabwire bagende barebe uko giteye, uko kimeze. Amakuru bari bugarukane bayabwira Abisiraheli bose hatavuyemo n'umwe. Baragenda batata igihugu. Ubwo twari dusubiye inyuma kugira ngo dufate ahantu twasomye. Bareba iby'umwero, bareba iby'ubwiza, ibintu byose barabibona, ngo babone igihugu giteye nk'Imana yavuze hatavuyeho na kamwe. Basanga igihugu kirera, basanga ibintu byose bimeze neza. Ngo ariko baza guhura n'ikibazo, ngo basanga y'abagabo b'Abanaki. Imana ishimwe. Ngo bari abagabo b'abanyembaraga cyane, bari abagabo bakomeye cyane. Ngo babitegereza, ngo bagasanga bameze nk'inzige mu maso y'Abanaki. Baragaruka ngo babibwira Abisiraheli. Barababwira ngo igihugu ni cyiza, barababwira ngo igihugu kirera, barababwira ngo kirasa neza n'ukuntu Imana yagize ute yakivuze. Ariko barangije barababwira ngo ibyo kukibamo byo ntabwo bishoboka. Twabonye abagabo barebare b'imbaraga bakomeye cyane. Rero ibintu by'amakuru yuko tuzajyayo nta hantu twaca. Turwanye nabo umwe yakwica inzovu. Mu yandi magambo icyizere cyo kuba i Kanani nta gihari. Bibiliya iratubwira ngo batera hejuru bararira, ngo abana n'abagore, ngo iteraniro ryose ricura umuborogo. Ngo umugabo witwa Yosuwa n'uwitwa Kalebu barababwira ngo natwe twajyanye nabo, muduhe ijambo tubabwire. Imana ishimwe. Iteraniro ni nkaho ryakavuze ngo muravuga iki se kirenze kubyo batubwiye. Nibwo aya magambo niyo dusomye. Barababwira ngo igihugu twagiyemo tugitata ni cyiza. Imana ishimwe. Ndetse n'Abanaki barimo bakivugwamo nabo twababonye. Ku murongo wa 8 niyo nyigisho yacu. Baravuga ngo icyakora niba Uwiteka twishimiye. Ndagira ngo iri jambo turicukumbure turyumve. Birashaka kuvuga ngo kubyerekeranye n'imbaraga ntitwabashobora. Kubyerekeranye n'amashuri ntacyo dufite. Kubyerekeranye n'intwaro z'intambara nta kintu dufite. Kubyerekeranye n'amaboko ntacyo dufite. Ariko niba Uwiteka, iri jambo rije kumara iki? Ko kurwana bidashoboka, ko gutsinda bidashoboka. Niho tugiye gukura ijambo rivuga ngo umunezero w'Imana nizo mbaraga z'abizera. Si imiryango, si amashuri menshi, si abakomeye benshi. Umunezero w'Imana nizo mbaraga z'itorero. Imana ishimwe. Paulo yaravuze ngo tugaragara nk'abatariho. Aravuga ngo tugaragara nkaho ntacyo dufite. Aravuga ngo iyo turebye dusa n'abapfuye. Arangije ngo aravuga ngo ariko turi bazima kandi ikindi dutungishije. Imana ishimwe. Paulo abwira itorero ryo muri Efeso ibice 5:10, ndarikundira ijambo. Yarababwiye ngo nimushakashake kumenya iby'Umwami akunda. Imana ishimwe. Yosuwa na Kalebu barashaka kubwira iki Abisiraheli? Barashaka kuvuga ngo mureke kurira, mureke no guhangayika, mugerageze mushakashaka ikintu twakora
cyatuma Imana iri mu ijuru yatwishimira. Nimara kutwishimira, iby'urugamba ntago bitureba. Imana ishimwe. Nimara kutwishimira, ibiduhagaze imbere nta kintu bitubwiye. Mugerageze mushakashake, mugerageze murebarebe, murebe ikintu twakora Imana iri mu ijuru ku buryo nitureba iri buvuge ngo ndanezerewe, maze murebe ko ntiri butwinjize hehe, iri butwinjize mu mudugudu mu gihugu cy'Ikanani. Bene data, Imana dusenga iranezerwa. Imana ijya inezererwa umuntu, ikaba yakora n'ikintu itagakwiriye gukora, ikavuga ngo kuko ndanezerewe. Uyu munsi rero, ibi bintu twarabivuze no ku cyumweru, uyu munsi rero hari ibintu bijya binezeza Imana. Bibiliya irabigaragaza, ijambo ry'Imana rirabyerekana. Imana ikavuga ngo ngize nte, ndanezerewe. Bene data, iby'urugamba ntago ari ibyawe. Shaka ikintu cyatuma Imana inezerwa. Shaka ikintu cyatuma ukora ku mutima w'Imana. Shaka ikintu cyatuma Imana ivuga ngo ndishimye. Ubundi urebe ngo Imana iragucisha mu rugamba, kuko umunezero w'Imana nizo mbaraga z'itorero. Dukomere Imana amashyi menshi. Ntabwo ari amashuri. Niyo mpamvu Dawidi yavuze Zaburi, yaravuze ngo bamwe biringira amagare, ngo abandi bakiringira amafarashi, ngo ariko twebweho manishe tuziringira Uwiteka, Imana ya Isiraheli. Bene data, kuva kera kose Imana yajyaga inezerwa ikarwana intambara z'abantu bayo, badasakuje, badateye hejuru, gusa yo iri mu ijuru ikavuga ngo ngize nte. Yigeze kurwanana n'abagabo batatu bari i Babuloni, Saduraka, Meshake, ngo babwiye umwami, baramubwira ngo ibasha kudukiza, ngo kandi naho Imana itadukiza nta cyatuma twubararira, ngo Imana iri mu ijuru iravuga ngo mwabagabo mwe muranejeje. Imana yemera kujyana nabo mu itanura, kandi nta muntu kuko ibintu bavugiye imbere y'umwami ngo bizakoze ku mutima, ngo Imana iravuga ngo ngize uyu munsi shaka kumenya ibintu umwami akunda. Ibindi by'intambara n'urugamba, umunezero w'Imana nizo mbaraga z'itorero. Imana ishimwe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ngo umubisha yabasha. Ntabwo Imana ishobora kuba mu ruhande rwacu nta bintu byayikuruye. Haleluya. Hari ubuzima tubamo, hari ibintu dukora bigatuma Imana yemera kuba mu ruhande rw'umuntu. Imana ishimwe. Kandi ikahaba mu gitondo, ikahaba na nimugoroba, ikahaba mu kwa mbere, ikahaba no mu kwa 12, ikahaba mu mvura, ikahaba no mu zuba, ikahaba abantu bahari, ikahaba badahari, ikabaho bagukunze, ikabaho banakwanze, ikemera ikavuga ngo ndaca. Imana ishimwe. Imana yagiye ikarakarira Isiraheli, abantu bagahinga ntibeze kuko Imana yabavuyemo. Imana ishimwe. Amahanga yabatera akabica kuko Imana yagize ute, kuko Imana yabavuyemo. Ariko nanone igihe cyose babaga banejeje Imana. Twatanze urugero rw'umugabo witwa Hezekiya, wa wundi tujya tuganira, Imana yongera iminsi, ntabwo yapfuye kuyongera nk'impanuka, hari ikintu cyatumye. Ntabwo muzibuka, ntimwibuka uko yasenze Yesaya amaze kumubwira ngo raga iby'inzu yawe, ngo yahindukiriye ivure, abwira Imana ngo wibuke ko nta minsi 5 yamazeyo. Bibiliya ntibitwereka ngo gusa ngo yaragiye abwira Imana ngo Mana wibuke. Ubuzi ibintu ari kuyibutsa, twigeze kubiziga hano inshuro nyinshi. Yabwiye Imana ngo wibuke ko nongeye kugarura izina ryawe mu Bisiraheli, data yari yarabiciye. Imana iti cyo ndakibuka. Arongera aribwe ngo kandi wibuke ko manishim nasenze Bayali na Ashera, nkongera gutuma abantu basenga izina ry'Uwiteka. Imana iti cyo nacyo ndakibuka. Arongera aribwe ngo kandi wibuke ko nongeye gushyira amadirishya ku rusengero, ngakuramo itaka, nkongera nkarutunganya rukaba urusengero rwiza. Imana iti byo nabyo ndabyibuka. Arongera aribwe ngo kandi wibuke ko nagaruye batambye mu rusengero, ndongera ndabagaburira, ngarura abahanuzi, nongera kwemera kwijwi ry'Imana ryongera kwamamara mu gihugu cya Isiraheli. Imana iti byo nabyo ndabyibuka. Arayibwira ngo none se tubigendanyemo dute? Iramubwira ngo umva mwana wanjye,
kubw'ibintu byiza wankoreye. Reka mabwire, ushobora kunezeza Imana mu kwa mbere, mu kwezi kwa karindwi Imana ikakwitura ibintu byiza wayikoreye. Ushobora kunezeza Imana 2022, 2024 Imana ikakwitura iyo neza. Ushobora kunezeza Imana ku wa mbere, ku wa gatanu Imana ikakwitura iyo neza. Mushake shake manishe. Ushobora kunezeza Imana ikavuga ngo ndabyibuka, ndibuka ibintu byiza wankoreye, ndibuka ibihe byiza twanyuranyemo. Hari ibintu rero bitari byinshi tugiye kuganira bijya binezeza Imana, Imana ikanezerwa ikavuga ngo ndanezerewe kubw'iki kintu. Imana ishimwe. Ikintu cya mbere kinezeza Imana, turacunguza uburyo umwete. Ikintu cya mbere kinezeza Imana, Imana iranezerwa iyo tugendanye nayo tuyifitiye icyizere. Imana iranezerwa iyo tugendanye nayo, iyo tubanye nayo tuyifitiye icyizere. kugira ngo uzabone neza yayo bisanze bikunze ugomba kuba uyifitiye icyizere. kugira ngo uzabone neza y'Imana. Imana iranezerwa iyo tuyiririmbiye ariko tunayifitiye icyizere. Imana ishimwe. Kuko kuririmbira Imana ni kimwe, kuvugira Imana ni ikindi, gukorera Imana ni ikindi, no kwigirira icyizere ni ikindi. Imana ishimwe. Kubera ko hari abantu dutuye mu nsengero ariko dufite plan A tukagira na plan B zo kuvuga ngo uyu mwaka itabikoze ntawamenya, reka ntegura ukuntu nzabige. Niba hari ikintu Imana ikunda, niba hari ikintu kinezeza Imana, ni ukubona umuntu agendana n'Imana yifitiye icyizere. Kubera ko reka mabwirisha, kubera ko kuvuga ngo nizera Imana ni kimwe, mu gihe utarahura n'ikintu gipima kwizera kwawe ntushobora kubwira abantu kugendana nayo uyifitiye icyizere. Hari ahantu bizagera irebe kuyifitiye. Manishe ishobora kukunyuza ahantu kugira ngo ipime kwizera kwawe. Niko yabwiye Mose, namubwira ngo icyatumye mbacisha inzira y'ibizigo kwari ukugira ngo ngerageze imitima yabo ndebe ko bakumvira amategeko yanyu. Mu yandi magambo kwari ukugira ngo nsuzume kwizera. Manishe barokore, dukwiye kugendana n'Imana tuyifitiye icyizere. Haleluya. Dukwiye kugendana n'Imana niba koko ari Imana twakurikiye. Ishobora bingahe? Ishobora bingahe? Ishobora byose. Ukwiriye guhagararana nayo uyifitiye iki? Abantu banakubaza ngo amakuru ki, ukababwira ngo kuko Umwami Imana izantabara nico gituma. Bakubaza ngo bimeze bite, ukababwira ngo siko bizaba, kuba mutegereza ntawe uzakorwa n'isuri kereka. Dukwiye gusenga Imana tuyifitiye icyizere. Yafashijwe ku buryo reka mabwira ikintu kintera ubwoba, kikantera ubwoba, kikampayangayikisha, kandi niko kuri. Icyo mabwiye ni ukuri. Ikintu kintera ubwoba ni ikintu cyose ntarabwira Imana. Ikintu cyose ntarabwira Imana kintera ubwoba, ariko ikintu cyose nicaye nkabwira Imana njye ubwoba burashira. Ntitaye kubiriho, ntitaye kwizera. Iyo gufite ibintu gushaka gushingiraho kurapfa. Kwizera ni uguhanga amaso Imana nk'uko umwana yahanga umubyeyi, kuko umwana azi ko ubushobozi bwose ubitse mu mubyeyi. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo nubwo Aburahamu atatuzi ngo na Isiraheli ntatwemere, ngo ariko weweho uri data wa twese, uri data wa twese mwese. Ariko muribuka ko kutizera aricyo kintu cyatumye Abisiraheli batajya i Kanani? Murabyibuka? Dore naha twasomye, reka naha bashiriye iki gusa,
nta wasambanye, nta wibye, nta waroze, ngo gusa bashidikanyije ku maboko y'Imana. Icyo gusa Imana ibwira Mose ngo n'izina ndarahiye mu izina ryanjye ryera, ubu bwoko buzagezahe kunyivovotera, buzagezahe kunyitotombera, buzagezahe Imana ibwira Mose ngo ahantu hose twanyuranye barabyibagiwe. Iramubwira ngo kubwiye impamvu ibayeho ndarahiye nta n'umwe uzagerayo uretse abana bazavukira mu butayu n'abagabo babiri, Yosuwa na Kalebu. Nibo mpayiti. Reka mbabwire, Imana iranezerwa iyo tugendanye nayo tuyifitiye icyizere. Kujya ubwira ngo uko bimeze kose ndacyagufitiye. Umugabo witwa Yobu ngo nicyo yanesheje, ngo Imana imwitegereje iravuga ngo mbonye umugabo, ngo ibintu byaragiye, ngo akomeza kuvuga amagambo yo kwigirira icyizere. Akajya yibwira ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho, amaso yanjye azamureba sayundi. Ageze ku murongo wa 42 arabihuhura, aravuga ngo nzi yuko ushobora bingahe, nzi yuko ushobora kandi nta cyabasha kurogoya. Biri mu ijuru iravuga ngo urantangaje. Imana iranezerwa iyo tugendanye nayo tuyifitiye iki? Tuyifitiye icyizere. Ukagera mu bihe ugakomeza kwigirira icyizere, induru zikaba nyinshi ugakomeza kwigirira. Kandi reka mbabwire, no muri iyi minsi komeza uyigirira icyizere, no muri ibi bihe komeza uyigirira icyizere, no mu gihe ibimenyetso nta bimenyetso biriho komeza uyigirira iki? Tuyizamurira icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iyi niyo ntwaro abarokore bagendana, niyo ntwaro izatuma tugera mu ijuru tutishwe n'ubutayu. Ni ukugirira Imana icyizere, ukayibwira ngo ngufitiye icyizere. Imana ishimwe. Ukagenda wenyine hahandi wiherereye ukayibwira ngo kuri iki cya mbere ngo ufitiye icyizere, no kuri iki cya kabiri, no kuri iki cya gatatu. Nicyo Dawidi yatsindishije Goliyati. Yaramubwiye ngo ubwo iri mu ruhande rwanjye nyifitiye icyizere. Arabwira Goliyati, aramubwira ngo wowe waduteye mu izina ry'amacumu, ariko twebwe tuguteye mu izina ry'Uwiteka Imana nyiringabo za Isiraheli wasuzuguriye muri iki kibaya. Uyu munsi ndi bukwice igihanga cyawe kirirwe kizenguruka mu murwa, kandi bize kumenyekana ko nta yindi Mana. Ku bantu barebeshaga amaso rwa rugamba rwari urucabana, byaragaragaraga ko Dawidi ntacyo yakora. Ariko mu isi y'umwuka, niyo mpamvu Paul yavuze ngo dufate ibitekererezwa ngo mu bitekerezo, ngo mu isi y'umwuka ngo tukabigomorera Uwiteka. Kwizera kurenga kubiriho, kwizera kurenga kubyabaye, kugatumbagira kugafata Imana yonyine, ukavuga ngo uko byagenda kose iyi Imana izandengera, aho byaca hose iyi Imana izagira uti iranezerwa iyo tugendanye nayo tuyifitiye. Cyakabiri kinezeza Imana ikanezerwa, ikavuga ngo ndanezerewe, ikavuga ngo ndishimye, uyu muntu aranesheje. Imana iranezerwa iyo tuzirikanye neza yatugiriye, iyo tuzirikanye ineza yatugiriye. Imana birayinezeza ikavuga ngo ndanezerewe iyo tuzirikanye ineza Imana yakoze. Imana igira ute? Imana iranezerwa. Zaburi 143, ngira ngo n'umurongo wa 5. Zaburi 143 umurongo wa 5 iravuga ngo nibutse iminsi ya kera, nibwiye ibyo wakoze, nkuramburira amaboko. Nibutse iminsi ya ryariyemo ya kera, nkibwira ibyo wakoze, nkuramburira iki? Iyi ni Zaburi ya Dawidi. Nibutse iminsi ya kera, nibutse imirimo yawe, nibwiye ibyo wakoze, nicaye ibwami i Yerusalemu,
nkuramburiye iki? Nkuramburiye amaboko. Imana iranezerwa iyo tuzirikanye, tukongera tukazirikana, tukavuga ngo ibi bintu ni Imana yabikoze, tukavuga ngo ahantu ni Imana yahatwicaje, tukavuga ngo ibi bintu dufite ni Imana yabiduhaye, tukavuga ngo ahangeze ni Imana ihangejeje. Imana ishimwe. Mwumva ikintu Dawidi yarushije abandi bantu bose. Dawidi yarabizirikanye ntiyaceceka, aravuga ngo ibi bintu Imana yankoreye, nanjye nkwiye kugira ikintu nkora. Yego, abenshi tugarukiraho, ndagushimiye ko wabikoze. Oya, hari urundi rutambwe, ariko iyangiriye nyanjye nagenza nte? Dawidi ariwe mu rugo ngo arabizirikana, ngo arabyibuka, yibuka ahantu yanyuranye n'Imana hose, yibuka ibintu Imana yamukoreye byose, aravuga ngo nge ndinde. Niyo magambo dusoma mu gitabo cy'Ingoma, yaravuze ngo nge ndinde ngo kuba nicaye aha, nge ndinde ngo kuba meze gutya. Abwira Imana ngo hari ikintu nshaka kukwisabira. Twarabivuze ni Nyamata rimwe, sinshaka kuzabona abatambyi bishwe n'inzara, kandi warampaye iki? Umugisha. Icya kabiri, sinshaka kuzabona isanduku y'Uwiteka izerera ku gasozi, kandi twe dutuye mu mazu. Aravuga ngo oya, nanjye ikintu ngiye gukora, ndashaka kukubakira. Imana ishimwe. Nkubakira inzu yitirirwa izina ryawe, isanduku y'Uwiteka ive mu gasozi. Icya kabiri, nkeneye kumenya ubuzima bw'abahanuzi n'abatambyi kugira ngo Isiraheli ikomeze itunga Imana muri yo. Iranezerwa iyo tuzirikanye neza yatugiriye. Ibi wankoreye, niba unkoreye nakwitura. Dore ikintu kibabaza Imana ni ukubona umuntu yagiriye neza, aho kugira ngo ayishimishe ibyo yamugiriyemo neza, ahubwo bikaba intandaro yo kwishyira hejuru. Kandi abarokore turabigira. Yego, umuntu Imana ikamutabara, ikamurengera, ikamugirira neza, noneho aho kugira ngo azirikane anabishimira Imana, ahubwo bikaba intandaro y'iki? Yo kwirata no kwishyira hejuru. Engewe kameme urabona sina, engewe urabona sina, engewe urabona sina. Have ibyo bintu byazagutera umwako, kandi Imana yaraguhaye umugisha. Iyi Imana iguhaye umugisha iranezerwa iyo tubizirikanye. Ariko ibi bintu Imana inkoreye, nge nakora iki? Uku kuntu Imana ingenjereje, nge nabigenza nte? Imana ikize, nge nakora iki? Nimwumve impamvu y'ibyo bintu, mundebe mbabwire. Iyo ibintu by'umuntu bifitiye Imana akamaro, Imana ishimwe. Iyo ibintu by'umuntu bifitiye Imana akamaro, urugero, iyo akazi kawe gafitiye Imana akamaro, iyo amaboko yawe afitiye Imana akamaro, iyo amaguru yawe afitiye Imana akamaro, iyo ibitekerezo byawe bifitiye Imana akamaro, iyo business yawe ifitiye Imana akamaro, iyo urugo rwawe rufitiye Imana akamaro, Imana yirengera kubirinda. Yego, nibyo. Iremera ikavuga ngo ibi bintu kuko bifitiye inyungu, nzagira nte? Nzabirinda, nzabiha umugisha, nzabyagura, kubera ko bifitiye iki? Turi ku ijambo rivuga ngo umunezero w'Imana nizo mbaraga z'abizera. Turi kuri indi jambo rivuga ngo mushakashake kumenya ibyo Umwami agira ate? Umwami ashima. Iranezerwa iyo tuzirikanye neza Imana yatugiriye. Ukavuga ngo ndabyibutse ko nagiye n'amaguru, none Imana yampaye imodoka. Imana nyir'ibihwe, izina ryawe rigira ute? Ntawe utegeka ubuzima bw'umuntu nuko umuntu atwara ubuzima bwe, ariko biteye isoni n'agahinda kuba twasohoka mu materaniro twese turi abizera, twese turi abakristo, twahoze twuzura umwuka wera, akavura kagatonyanga nkakubwira ngo ngeze imbere. Nawe ntegetse ubuzima bwe prive, ariko ngiye narivuze ngo biragatsindwa n'Imana kuba twahoze twuzura umwuka turi kumwe. Ukancaho wa tukaba twahoze dufashwa
hari uwandegeye undi hano ariko mwagiye mugerageza mugatanga amarifuti nukuri kw'Imana. hari uwandegeye undi hano kuko iyo utanze lift n'ubundi essence yakujyanaga nta namugezeho ndamujyana arambwira ati kana karasize ruguru hariya aho bahagara ku cyapa mwagiye muha amarifuti abantu uko mukabasunika tukaba twahoze twuzura umwuka wera twembi twabyinnye umukunga igisirimba ukananirwa kugeza kuri segiteri wa kuri segiteri ko hagoye akagataraje ko kuva hano kugeriri akahabonera ikibisi nukuri kw'Imana. naramutwaye arambwira ati kana karasize undi kandi nituvuga kuzirikana uriya hari utuntu dutoya wakora tukababaza Imana ikavuga ngo kubera ikisi utanyoye utagize gute utasambanye utagize gute dore ko bazi ko ibyo ari byo byaha gusa ariko Imana yabireba ako kantu kakababaza Imana ikavuga ngo kuki ntago tuvuze ngo dutegeke ubuzima bwawe undi ukamubaza ati ngeze i Remera toya ngiye i Kanombe akajya kuzenguruka segiteri kandi ari hagiye wa yaboneka mugirira urukundo rw'abana b'Imana niko kuri ijambo ry'Imana yatubwira ngo abera basangiraga ibyaha ntawagiraga ubwiko abera barasangiraga abera wenda si nkubwiye ngo uyihe utazi kuko ibihe birakomeye ariko nge twahoze dusangira iby'umwuka dusangira ubuzima bw'Imana twanezerewe tuvuga ngo tuzajya mu ijoro kubana n'abari tuzagenda unsize mugashyushya mu ijoro tuzajyana unsize ku gasoko Imana iranezerwa iyo tuzirikanye neza yatugiriye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe barokore, Imana ihimbazwe bene data, Imana ishimwe. Reka mbabwire ikintu ako tukaveho. Burya Imana idutegeka gukunda bose ariko ntidutegeka kubana na bose, kuko Bibiliya ivuga ngo murwanye iruhande nibibashobokera mubane na bose iki amahoro. Reba ahantu rero ikibazo kijya kibera kubizera. Nge nshobora kuba ni inshuti na Tofire, turi inshuti kuko wenda twarahuje amaraso yanjye nawe arahuza no muri Kristo, tuvuge ngo amen. Noneho Tofire agakoresha isabukuru akantumira ntagutumire dina, sibyo? Ntabwo akwanze. Muri Kristo ni urukundo, ariko ntidutegeka gutumira bose no kubana na bose. Niko kuri kwibiriho, niko kuri pe. Nshobora kujyana gusangira nawe icyayi, siko? Nitutajyana na Jurudasi nitwangane, nukuri turagukunze muri Kristo. Ariko kubana ikitwa kubana ubwo byahisemo iki? Byahereye aha. Mbivugiye iki? Niba muri Kristo, turi kuvuga muri Kristo, Imana iguhaye umugisha ikavuga ngo nkugiriye neza, nguhaye ngize, nguhaye ndakwaguye, nguhaye umugisha. Bene data, mu bintu mu buzima uzitondera ikintu cyitwa kurobanura ku butoni cyagutandukanya n'Imana. Nzabana n'uyu kuko tunganya ubushobozi, ongeraho burundu. Nzagendana n'uyu kuko n'ibindi abantu bashingiraho. Biriya bintu muzabyitondera kuko byagutandukanya n'Imana. N'abashumba tukabikora, tukagira abo banafiki zetu inshuti magara. Gutonesha ni icyaha Imana yanga urunuka. Niyo mpamvu ikintu bita gutonesha urunuka ariko Imana ntibikunda. Niyo mpamvu abatambyi buriya nigeze kuvuga ikintu turi Nyamata numva nicyo. Niyo mpamvu abatambyi bari bafite umudugudu wabo aho batuye. Imana ishimwe. Niyo mpamvu mu migisha yose Imana igiguha. Buriya hari ibintu abantu twitiranya. Kuba uri mu bigeragezo ugasenga cyane ni byiza, ariko mu bisubizo burya niho umuntu akwiye gusenga. Gute? Kuko ibisubizo byo ntabwo bikubabaza umutima, ahubwo bigukura ku Mana.
mu yandi magambo kuba bize, kutabona umwanya, guhuga n'ibindi biza bishamikiraho. Niyo mpamvu Imana nikugeza ahantu jya ubwira Imana ngo unyigishe kuba kuri uyu musozi, unyigishe kuba muri ibi bintu, unyigishe kuba aha hantu, unyigishe kugendera aha hantu, unyigishe kugenda muri ibi bintu umwifato wabyo, unyigishe kubibamo, unyigishe kubivugamo. Tuvuge ngo amen. Unyigishe kubituramo, unyigishe unyigishe. Haleluya. Unyigishe uko umuntu aba mu mafaranga kandi agakomeza akakunezeza. Unyigishe ukuntu umuntu yakubaha kandi afite icyubahiro mu isi. Unyigishe ukuntu nakomeza gutungana nubwo promotion ayibonye, ariko unyigishe gukomeza gutungana. Imana ishimwe. Unyigishe uko baba mu nzu y'umuntu bwite. Unyigishe Uwiteka we, unyigishe uko umuntu ashobora gusenga afite amafaranga kuri konti. Unyigishe nukuri kw'Imana kandi nibyo gusengera. Unyigishe ukuntu umuntu ashobora gukomeza kugukunda yarimbye, yambaye igitenge cyiza, yambaye ikote ryiza. Unyigishe we, unyigishe ukuntu umuntu yakomeza kugukunda yashatswe. Unyigishe kuko buri musozi wose Imana ijyanyeho umuntu mwiza ugira dayimoni wawo. Ariko birumvikana niyo twavuga gutya tugasenga, buri cyiciro cyose Imana ikugezemo kigira dayimoni wo kukikugerageza. Ho mugisha dayimoni bayakandagira. Imana ishimwe. Niba ari umusozi wa business ugira dayimoni uzakugeragereza kugira ngo agucogoza kuvane mu byizere. Niba ari icyubahiro Imana iguhaye, haba dayimoni w'ubwiboneshaho. Tangira kukwereka ukuntu utaririmbye bitaryoha, cunga sana. Utaje kuntu abantu batafashwa, cunga sana. Udahari mu gihe Imana igukubise ibifaranga, haba dayimoni wo kuza kukugeragereza muri ayo mafaranga. Reka ndebe kazongera kuzura umwuka wera sha. Buri rwego rwose Imana igejejeho umuntu rwiza rw'umugisha rugira dayimoni wo kuhamurwanyiriza. Uyu munsi ubwira Imana ngo unyigishe kuba kuri uyu muso. Erega turi hafi yo gusingira, siko kuri se? Turi mu bihe byo gusingira iki? Amasezerano. Ku cyumweru rero babwiye byo twajyanye na Rukundo, siwe twajyanye ku cyumweru. Narababwiye ngo nukuri kw'Imana amasezerano ubwo atarasohora ntabwo hari ibintu tutarasobanukamo, hari ibintu tutaramenya. Hari ahantu Imana izakugeza uko bati ibi bintu nabyo byabagaho se, ibi bintu byiza nk'ibi nabyo byari bihari. Nabahaye urugero rw'ibyambayeho. Navukiye mu mujyi kandi pese nakuze mbona ibintu mbona, ariko burya hari ibintu utarabona. Reka amasezerano asohore, hari urwego utarageramo. Narababwiye, hari uwambwiye ngo ko se ibyo bintu koko wabikora pastor. Byambayeho. Bamaye isahani yo kwiseriva, ndayifata. Bampa hariya mwambwiye ko cyitwa cya kindi baterekaho isahani, supu. Ariko njyewe nukuri kw'Imana icyo bampaye ntabwo gisanzwe, ko ukuntu icyo kimeze nacyo kimeze nk'isahani. Ni kinini, ntabwo ari igitambaro, kimeze nka asiyete. Noneho bakimpaye wari ukimaye tamugatoya, ndamubwira ngo isahani ndayifite. Kumbe bari bampaye icyo guterekaho, nge ngira ngo ni isahani. Narasebye kabisa, naravuze ntaha ndasebye kweri. Ibyo biba mu mahoteli y'inyenyeri 5 ubundi. Naravuze umuntu twari kumwe, mahoteli akomeye, umuntu twari kumwe araseka, ndamubwira ni wiseka. Nuko amaze kutemberera hariya muri convention. Koko
wiseka ukareba uko bakora nuko amasezerano atarasohora nawe hari aho wagera ntumenye gutandukanya umuryango ikirahure urugi bibaho ugikubita mu kirahure kumbe ni umuryango cyangwa ukagira ngo harakinguye kumbe harimo ikirahure ndabesha se kandi ibyo birahuri biba bikomeye ukubiseho umutwe niwo wasandaza wameneka ibirahuri bimeze nk'urutare rero nabwiye abantu ndavuga ngo ni ukuri kw'Imana tuzajya mu ijuru yego kandi ni byiza ariko tukiri ino itugaburire neza idutuze neza tunambare neza tubeho n'ibyino tunabyo tubyinjoyinge ariko tuzajya no mu ijuru ariko iduhe n'ibintu byiza ukuri kw'Imana iduhe n'ibintu ko natwe byatube reka mabwire uzi ayewe data we uzi mu ijuru tuzajyayo ni isezerano ry'abera ariko tukiri mu isi hari ibintu utararyaho kuri kw'Imana hari ibintu utararyaho bagutereka imbere ukavuga ngo ibi si ibiryo kandi ari ibiryo bagushyize imbere kandi no kurya bigira na formule hari ibyo babanza hari bikurikizaho hari ibyo basoza wowe ushobora kurya ibisoza kandi hari n'ibibanza kuko amasezerano ntaruzuranye niko kuri kabanziriza ku mineke kandi baroko ni ukuri iyo mu ijuru tukiri ino nawe igutuza heza ibintu byiza ariko uzi gutura ahantu hatari igikari hatari imbere hataba n'igikari nta gikari nta mbere nta nyuma niko kuri kujya bibaza ngo ariko noneho ibi ariko uzi gucana umuriro ubarana na cash power hasigaye mazingahe we hasigaye mazingahe wacomeka televiziyo ukajya kureba muri abana bagakubitwa ninde wacometse televiziyo se nta kitwaye n'ubutayu none se bayigure kutayicomeka ukajya ubarana na cash power dindi nabwiye abantu ndavuga ngo niba kuko iyo dusenga ari ishobora byose izatunezereza ino nini izahatunezereze naho izahaduhera umugisha naho izahatugirire neza nukuri kw'Imana kandi niyo mpamvu navuze ngo buri rwego rwose ugezeho ukarusengera Imana ijuru kwa mbere ijuru kwa kabiri ijuru kwa gatatu ijuru kwa kane nta makaroni nta birayi oya natwe turabikeneye no kugerayo biragoye ijambo rirambwira ngo umucuzi aracura ngo yabuze amazi ngo agire umwuma naho akomoka ijambo rivuga ngo buri mukozi wese ngo akwiriye ibihembo hari igihe wagwira umwuma ino rero Imana ishimwe umugabo umwe niba ari umupasiteri nahoze mbireba ejo barimo bamubaza tugiye kuvuga kamwe dusenge barimo bamubaza ngo niki kintu mu buzima wabonye kibi ukavuga ngo iki kintu ni kibi umugabo yaricaye arabanza arahumeka aravuga ngo ikintu kibi nabonye mu buzima ni ubukene yaravuze ngo ubukene yaravuze ngo nicyo kintu kibi nabonye mu buzima umuntu atakwifuriza wakunda ukuri kw'Imana yaravuze ngo ubukene nicyo kintu kibi umuntu atakwifuriza wagize uti uretse kumva apotre umwe yigisha ikintu gisa nkaho abantu batumvise ariko njye nacyumvise cyane yaravuze ngo bagabo bagore yarimo yigisha amakouple arababwira ngo musenge Imana ijye ibaha umugisha w'ibifatika ngo kuko yarashatse kwigisha ibintu abantu bavuga ngo abarokore ngo bagakena ngo umugore akihangana ngo n'umugabo akihangana ngo nta kundi bizagenda ngo abantu ngo bakihangana ngo muri Yesu arababwira ngo hari igihe Satani azaza umwe akamwaka kwihangana akakumwiba niba ari umugabo akagusigarana umugore kukagenda nibyo arambwira ngo niho abantu nyine bahera bajya mu zahabi
bitandukanye. Aca umugani aravuga ngo ubukene bwateye urugo, sinzi ko bavuga ngo urukundo ruca mu madirishya. Aravuga ngo mujye musenga Imana kugira ngo Imana igihe ingo zanyu umugisha w'ibifatika. Ariko nawe ndebera, tugaruke ino, abana bazatangira ejo cyangwa ryari, reba kuba bawe batagiyeyo. Icyumweru cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya gatandatu, igihembwe bakagisiba. Ubundi n'abantu baravuga ngo barakennye, n'abana ntibakiga. Uko kantu murakazi? Mu yandi magambo byaragiye birarengerana. Niyo mpamvu rero torero tukiri ino, Imana itunezereza ino. Nawe iguha umugisha iguha umugisha abakobwa bakeneye, iguha umugisha ingo zikeneye, iguha umugisha abasore bakeneye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Akondisiyo ke ugomba gusengera dayimoni w'umusozi wagezeho, ukabwira Imana ngo ngejeje aha, uzahanyambikira iki? Akanyuma tugasenga kanezeza Imana. Bibiliya yavuze ngo mushakashake kumenya ibyo umwami agize ute, umwami ashima. Umugabo yaravuze ngo ikintu cya mbere nabonye cyambabaje mu buzima ni ugukena. Abivuga nyine yari yarasubijwe, yari ameze neza. Yaramwe atari ku bukene bwankubise hasi, ndazutaguza ndahuma mbura icyo nkora. Aravuga ngo rero ukunda ntago wamwifuriza iki. Niyo mpamvu n'itorero tugomba gusenga Imana ikaducaho umwuka w'ubukene. Imana ishema. Ejo turawusengera tukubite hasi, tugasenga. Ubukene n'ubutindi no gutinda hari biragatsindwa. Ariko uzi kuva hano, reba icyo ndi kubira, nzi neza ko ndi butahe nta nayiriba, nta n'agatsima. Reba icyo ndi kubira. Noneho nkigisha gutya, nzi ko ndi butahe. Reka nkubwire, Imana yakunyuza ahantu ngo ikwigishe, ariko si ibihoraho. Oya, yakunyuza ahantu ikahakunyuza kugira ngo wige, ariko si iby'imyaka 20, si iby'ubuzima bwose. Tuhanyura ngo twige, ariko ntabwo tuhatura. Ukahanyura ikakwigisha, ikagukaranga, ariko ukazavamo. Imana ishimwe ko guhera ejo hari umwuka igomba kudukuraho, ukatuvaho, ukava ku buzima bwawe. Ikindi kinezeza Imana, kigashimisha Imana, Imana ikanezera. Nigeze mbivuza abantu babimenya bamwe. Hari itorero najyaga njya gusura rimwe, bukene buragatsindwa. Noneho iyo wazaga uri umukire, hari abashinzwe kubimenya nyine ko abantu baje, babaga bafite aho bagomba kwicaza. Ufite kontake mu ntoki, bakabazana imbere mu myanya y'abapasiteri. Abantu batazi na Yohana 3:16 kuko yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana. Akaba aribo bicaye kuri pulpit, ku ruhimbi hejuru, kuko dutabara. Bigeze gukora akantu ngo basengere umuntu wari umaze gukizwa, kwakira umwami Yesu n'umukiza. Bakora muri babandi bo hejuru, na dawe uri mu ijuru ntago yibuka. Imana ijya idutabara. Cya gatatu tugasenga, kinezeza Imana, Imana ikishima. Cya gatatu, Imana iranezerwa iyo tuyibwiye abandi, iyo tuyivuze mu bandi birayinezeza. Iranezerwa iyo tuyibwiye abandi, iyo tuyivuze mu bandi Imana iranezerwa. Ntabwo ubutumwa twamenye ari ubwo guceceka, ntabwo ubuntu twakiriye ari ubwo guceceka. Ubuntu
twakiriye nubwo kubwira abandi, tukababwira urukundo rwa Yesu, tukababwira imbabazi ze, tukababwira imirimo y'amaboko akora. Iranezerwa iyo tuyivuga, iranezerwa iyo tuyibwira abandi, iranezerwa iyo tuyamamaza, iranezerwa iyo tuyibwira abashyitsi badusuye, iranezerwa iyo mu kazi tunyuzemo tukayivugamo gake. Mana ishimwe. Abatuganye batubwira ngo byaducikiyeho, iyo tubabwira ngo dufite umwami Yesu utanga amahoro, Imana iranezerwa. Iranezerwa iyo tuyibwira abavandimwe, iranezerwa iyo tuyibwiye imiryango, tukababwira ngo dufite Imana yo kwizerwa. Ubutumwa twakiriye ntabwo ari ubwo guhisha, ubutumwa twakiriye ntabwo ari ubwo guhisha, ahubwo turi fieri. Imana ishimwe. Turi fieri yabo turibo, turi fieri yuko tumeze. Muririmbyi yaravuze ngo umusaraba ni ryo bendera ry'abizera, ngo ndetse twemeye n'isoni. Iranezerwa iyo tuyivuga, Imana iranezerwa iyo tuyibwira abandi, Imana iranezerwa iyo tuyamamaza, Imana iranezerwa iyo tuyivuga, ikavuga ngo kuntu mvuze ndanezerewe. Imana ishimwe. Umugabo umwe witwa Eliya, niwe dusorejeho, yigeze kugira ifuhe ryiza, aravuga ngo ntabwo naceceka. Ahabu yari amaze kuzana Yezebeli, amaze kwica igihugu, amaze kuzanamo ibigirwamana, abantu b'Imana bamaze gukurwa mu nsengero. Eliya aravuga ngo ntabwo naceceka. Mana ishimwe. Ngo ajya kwa Ahabu mu rugo, aramubwira ngo ntabwo naceceka. Eliya aramubwira ngo bitewe n'ibyo wakoze ukazana ibizira mu Bisiraheli, ndategetse imvura imyaka 3 n'amezi 6 nta kime nta mvura. Arangije aramubwira ngo kuko mwanze Imana mugafata ibigirwamana, ngo Imana iri mu ijuru iravuga ngo kumvuze ndanezerewe. Bene data, Imana iranezerwa iyo tuyibwiye abandi, Imana iranezerwa iyo tugeze mu makwe tukayivuga, tujye gusenga Imana. Bibiliya yatubwiye ngo mushakashake, mushaka. Ibi mvuze 3, mfite liste y'ibintu 9 hano, mvuzemo 3, ariko ni byinshi binezeza Imana. Nawe genda ushakashake, nawe genda ushakashake, wongera ushakashake, wongera ushakashake kumenya ibyo umwami akunda, kuko ijambo ryatubwiye ngo umunezero w'Imana nizo mbaraga z'abizera. Muhaguruke dusengane Imana. Nawe uyibwire ngo nanjye ndashaka kumenya ibyo ukunda, ndashaka kumenya ibyo ushima, ndashaka kumenya. Umpa imbaraga zo kukuvuga mu bandi, undinde gukorwa n'isoni zo guhamya ibyawe. Uyibwire ngo ineza wangiriye duhoruma kwizirikana. Uyibwire ngo kandi umpe kugendana nawe ngo ufitiye icyizere. Uyibwire ngo nanjye uyu munsi umpe kumenya ibyo ushima n'ibyo ukunda. Urana byinshi bimbuza gukora ubushake bwawe Mana, ubushake bwawe. Gambirira buri munsi gukora ibyiza, ariko ibyo ngambiriye ntabari dongora mu buzima bwanjye bwose, mu buzima bwanjye niyemeje yuko nzagukorera Mana ngeze kugupfa. Mu minsi dusigaje yakubaho kwanjye, ushoboze kugukunda ukiranukire. Umwanzi wandahorarera bw'Imana bunyujushe batezushe inzira zawe. Agambirira gukora ibyiza, ibibi bikaza imbere. Namenye ko ngoswe
gusenga kwacu mwami ingabo nyinshi zikomeye haleluya ngoma mfite haberaga yesu tubereye haleluya yesu bereye maso twamenye ko namenye ko ngoswe n'igicu ingabo nyinshi zikomeye ntabwo bafite habenaga yesu mbereye maso turambuye amaboko nk'ikimenyetso cy'uko twe tudashoboye ahubwo ni Imana ishoborera muri twe ijambo riratubwiye ngo niba Uwiteka twishimiye igihugu tuzakijyamo ijambo ryatubwiye ngo mushakashake kumenya iby'umwami ashima kuko umunezero w'Imana nizo mbaraga z'abizera sengeye ababyeyi sengeye abasore sengeye abakobwa turi kumwe tanga imbaraga zo kugira ngo abantu bagendane nawe bagufitiye icyizere kuko birakunezeza tanga imbaraga zo kuguhamya mu bandi zo kukuvuga mu bandi kuko nabyo birakunezeza tanga imbaraga zo kuzirikana imirimo n'ibitangaza bakoze kuko nabyo birakunezeza n'ibindi tutavugiye aha umwuka warabyigisha kugira ngo abantu b'Imana babashyitse rwose kandi kugira ngo abantu b'Imana bagaragare mu mugisha Imana itanga ngaho girira neza buri wese ngaho girira neza bose umwigisha asangire n'abigishwa maze ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka wongere utwishimire wongere utunezererwe kugira ngo umugisha wawe wongere utubemo wongere utwigisha gukora ibigushimisha wongere utwigisha gukora ibikunezeza kugira ngo umugisha w'Imana wongere utubemo urakoze ku bw'ijambo ryawe ryiza reka umwuka wera asigara risobanura cyane mu mitima kandi umwuka wera asigara ryigisha abantu cyane mu mitima maze ku musozo waryo iri jambo rigende ryera imbuto 70 100 bityo benshi basore mu kubwira ijambo kandi uwo rigizeho impinduka uwo rigizeho ububasha muhe gufata ibyemezo bikwiriye kugira ngo ijambo ribe rishyitse rwose kandi umusaruro waryo ube wumvikanye urakoze ugize neza komeye amashyi menshi dushima kuko ijambo ryawe ryiza ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen Imana ibarebe neza baho umugisha amen.